ntabwo imbesire nka ziriya zigomba kungarana mu mudugudu ngembereye umuyobozi. Uranyumva neza? Bari abajinga ndabizi neza ko aribo bantu bari inyuma yo kuba bofe wanjye agiye kujya hehe nk'umugozi, bafatikanyije n'abandi bantu ntazi. Urimo urabyumva? Mfite amakuru y'uko aribo bantu bahavunye mushiki wanjye. Urimo urabyumva? Agiye kuzamara imyaka y'ubuzima bwe bwose agendera ku mbago. Urimo urabyumva? Ariko umujinya mfite n'agahinda mfite, imbesire zarangiza zikaza kunyira ku mubyimba noneho zitwara n'umukobwa wanjye. Umva nkubwire, sinshaka ibyo ngibyo bindi wowe, ndashaka bino bintu tubijyemo tubigiyemo, kuko Fabiola ura n'umugore kubita imfubyi wibwiriza kurira. Siko tugiye kumushakira imbago mushiki wanjye man. Ibi bintu mbimazemo iminsi nibyo byanzanye mu Rwanda. Uri kumva? Wowe nizayo maboko wowe gusa no kubunzanya hanga bro ndagushimiye, sibyo? Nkiza amaboko dufatanye. Aba ntago bananira. Ndi kwibaza ukuntu Anita ari kunyitesha n'ibibazo ndi gucamo mfasha umuryango wiwe hejuru y'izi mbwa mbesire ngegera. Rero Imana ishimwe ko waje hakugeza ahangaha, urahabonye dufatikanye mu rugamba kandi tuzarutsinda. Ro hano wahabonye neza bahitegereje ukabona sana ejo, sibyo? Bakunzi b'inzira umusanda bashujeho merere hose mwaje kubona ko ubita Ari yamaje kuba yafata umwanzuro ukomeye cyane. Ubita Ari yafashe umwanzuro kuba yajya kwica Emile. Ese none bizagenda bite kutubonye kwanga Ari yamaje kuba yashaka umwicanye, kutumaje kubona ko yamaje gushaka umwicanye ugomba kuba yajya kwica Emile. Ese none bigiye kuba byagenda gute Emile ndetse na kamarade bari bwaze kuba bacikira none kangaha ibintu bigiye kuba byagenda none kangaha ibintu bigiye kuba byendurusa gusa nimba nawe wizeye yuko Emile na kamarade ibyo ahanga ubita Ari yapanga byose, ubita Ari ibyo yapanga byose kugira ngo atandukanye Emile ndetse na Anita byose bitazakunda. Nimba koko wizera Imana kandi uko wizeye ko Imana izaguma kurinda Emile paka banye na Anita, ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen, koko navuga ko Ikimana yafatanyije nta numwe ugitandukanye. Ngira ngo namwe ibyo bintu murabizi ko Ikimana yafatanyije nta numwe wabasha kuba wagitandukanye. Ibi byose ubita Ari yakwikora, imigambi yose Ari yapanga kuba yakwivugana Emile cyangwa ikintu cyose yakora cyo kugira ngo atandukanye Anita ndetse na Emile byose ntago bizakunda, kuko navuga ko Imana igiye kuba yarinda Emile ndetse Emile nawe agiye kuba yakora gashya, agiye kuba yatungurana cyane. Ubita Emile agiye kuba yatungura Ari cyane, yuko navuga ko ubita Emile agiye kuba yajya gucikisha Anita, agiye kuba yajya kureba Anita kwa Nyantambara ubundi akamutwara bakigendera bakabura. Ese bizagenda bite nono arazakora iki nono nyina ntambara azabigenza gute nono Fabiola we azabyitwaramo gute? Ko navuga ko amafaranga ya Ari bari bazaruka cyane, yuko Ari yababwiye ati ntago byavamo kuko nindamuka mbuze Anita namwe ntago nzabasiga amahoro. Ese nono bizagira ko twabonye yuko angana Nyantambara nawe yagize ubwo ko twabonye ko na Nyantambara nawe yarose ari kumuniga, ko twabonye ibintu Nyantambara yatangiye kurota ko nabo batangiye kubona yuko nibidakunda yuko Anita bana na Ari, ko batangiye kubona yuko Ari azabahagama, ko batangiye kubona ko Ari nawe atazabasiga amahoro. Ese bizagenda gute nono hanga ibintu bizarangira gute nono kanga hari benshi mufite amatsiko kandi ari benshi mukomeje kugenda mwibaza kuntu bino filime yacu igiye kuba yarangira gusangira ko nono hanga ibintu bigiye kuba byajya, kandi ibyo benshi mufite amatsiko byo bishimwe maze igihe kike mwibaza byose mugiye gutangira kubona muri ino filime. Izi n'umusare rero nyamuneka nimugizanga bwa mbere ko turakana subscribe, ndagira ngo ubashe kuba wakana subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubona kandi dukomeze kugenda dusongirwa byinshi kuri ino filime. Izi n'umusekonda bizi yuko ari benshi mwamwasigaranye amatsiko kandi ari benshi mwamwasigaye mwibaza ibibazo byinshi kusajya bwiye ko nono hangaha ibintu bigiye kuba byaryoha kandi ibyo bishimwe mwari mufite amatsiko ibyo bishimwe mumaze igihe kirekire mwibaza, mugiye gutangira kubona yuko bigiye kuba byasobanuka kandi mugiye kubona yuko bita Rugemwa nawe agiye kuba yahanirwa ibya byose yakoze, kandi mugiye kuba mwana yuko hanga ubita Emile nawe agiye kuba yakira uburozi bamuroze. Ngira ngo mwaje kubona ko hanga ubita Emile yamaje kuba yaruka uburozi, ngira ngo bonye kwanga Imana yatabaye Emile akaruka uburozi bwa Fabiola. Ngira mwabonye kwanga none ari ibintu byiza cyane, kandi mwabonye ko hanga ubita Nyantambara ndetse na Fabiola batangiye kuba bagira ubwo batangiye kwibaza nimba koko niba batangiye kwibaza koko nimba Emile yaba yarapfuye cyangwa Emile yaba yararokotse buriya burozi, dore kwanga twabonye kwangaha ngo bitanyira Ntambara ndetse na Fabiola batinya Emile ndetse na Kamarade babatinya cyane ku buryo batekereza yuko nimba Emile yararokotse buriya burozi agiye kuba yagaruka kuba yabihora, kandi yavuye ko kuko ari byo bigiye kuba byaba ubita Emile ndetse na Kamarade bagiye kugaruka kwihorera ku Rugemwa, kandi bagiye kuba bahanyira Ntambara ndetse na Fabiola isomo
isomo rikomeye cyane. Ese no bizagenda gute? Navuga yuko ibintu ubita Fabiola yakoze, ko navuga yuko amakosa Fabiola yakoze kuba yaroga Emile, ko navuga kubera ibintu yakoze bigiye kuba byamuruka kandi bigiye kuba byatuma Emile ndetse Kamarade bagaruka kwa Rugemwe, bagiye kumera nkaho noneho bagarutse bundi bushyashya kandi bagiye kuza gushyira Rugemwe hasi nta bintu by'imikino, kandi bagiye kugarukana umujinya ndetse n'uburakari budasanzwe. Ese noneho bizagenda bite? Ko twamaje no kubona ko angaho bita Are yamaje kuba yabwira umwicanyi ati ejo ube tayari nibwo akazi kazatangira, ziranya na zimbwa tujye kuzikura mu nzira. Ese bizagenda bite? Ibintu arari gupanga bizamugwa amahoro, ibintu arari gupanga bizagenda neza, cyangwa nawe uri kumva yuko ibintu byose ari yapanga bitazakunda? Nawe uri kumva yuko Are ibintu byose yapanga gukora byose bitazakunda? Nimba ariko ko ari kubyumva, jya muri comment wandikemo amen amen, utwereke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko imigambi yose ari yapanga, iki bintu kibi cyose ari yapanga gukorera Emile cyose kitazakunda, kuko navuye ko Imana iri ku ruhande rwa Emile ndetse na Anita, kandi Imana nayo yifuza yuko Emile ndetse na Anita bibanira. Ese noneho bizagenda bite? Noneho kangaha ibintu bigiye kuryo, noneho kangaha umuriro ugiye kwaka, noneho kangaha ibintu bigiye kuba byahindura isura. Mwamaje no kubona yuko angaha, dore ko twamaje kubona ko angaha Cyusa nawe yatangiye kuba yata umutwe, twatangiye kubona ko Cyusa nawe atangiye gushakisha isimbi. Ese noneho bizagenda bite? Ese noneho bizagenda bite? Cyusa azabasha kuba yabona isimbi? Ko twabonye ko isimbi nawe ahantu ari aturiye, ko twamaje kubona ko isimbi ahantu ari abayeho nabi cyane. Noneho bizagenda gute? Ese noneho Cyusa ari bwaze kuba yakora iki namara kubura umwana we? Cyusa ari bwaze kuba yabigenza gute? Ese noneho Cyusa ari bwaze kuba yafata wihe mwanzuro? Ko twavuye ko kuba isimbi yagiye, ko twabonye ko anga ari ikintu cyahangayikishije Cyusa kandi ni ikintu cyababashe Cyusa. Ese no bizagenda, ko twamaje kubona ko anga ubita Iribagiza nawe atangiye gushinja amakosa umuryango wo kwa Cyusa, avuga ati kuba isimbi yarirukanwe iwabo byose na amakosa y'umuryango wanyu, ni mwebwe mwabiteye byose kugira ngo isimbi abashe kuba yakwirukanwa hari ahantu yabaga, abashe kuba yavuye, abashe kuba yakwirukanwa n'ababyeyi, kuko murabizi ko ibintu mwakoze byo kuba mwashaka kugura umwana wa isimbi, ibintu mwakoze byo kuba mwashaka guha amafaranga uriya muryango, kandi mubizi neza yuko uriya muryango ukunda amafaranga, byose ni mwebwe mwabikoze. Ese noneho bizagenda biko twamaje kubona yuko angaha iho bita Iribagiza atangiye kugenda atumvikana n'umuryango wo kwa Cyusa. Noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byagenda bite? Noneho akangaha turi kubona ko ibintu bitoroshye, ko turi kubona yuko ahangaha ibintu bikomeje kuba byahindura isura. So nawe ndikubibona, uri kubona kuba isimbi yaratorongeye, kuba isimbi yarirukanwe, byose ari umuryango wo kwa Cyusa wabikoze. Uri kubona ari umuryango wo kwa Cyusa wabikoze kugira ngo isimbi abashe kuba yakwirukanwa, ari byose ari amakosa y'umuryango wo kwa Cyusa. Uri kubona ari umuryango wo kwa Cyusa wabikoze. Niba niko kubona yuko ari umuryango wo kwa Cyusa watumye isimbi atorongera, watumye isimbi yirukanwa, nawe jya muri comment ugira ijambo rimwe ubwira Mama Cyusa, kuko mwabonye yuko anga Mama Cyusa ari we wazanye igitekerezo cyo kugira ngo babashe kuba batwara umwana wa isimbi bamujyane muri Amerika. Gusa navuga yuko nubwo bazanye igitekerezo cyo kugira ngo bafate umwana wa isimbi bamutware muri Amerika, ntago ari uko bangaga isimbi, cyangwa ntago ari uko bagiraga ngo batandukanye umwana na nyina, ahubwo nuko babonaga yuko nibasiga umwuzukuru wabo, nibamusiga mu Rwanda kandi bakamusiga bahariya kwa Rugemwa, ibintu bitazagenda neza, ibintu bizarangira cyane. Yuko twamaje kubona ko anga ubita Fabiola nawe yashatse kuba yakwivugana umwana wa isimbi. Ngira ngo abonye ko anga ubita Fabiola yatanze amafaranga menshi yo kugira ngo bazice umwana wa isimbi. Rero navuga yuko kuba bira byose byarabaye ari ukubera yuko babonaga yuko kuba batwara umwana wa isimbi cyangwa kuba batwara umwuzukuru wabo ari ukumuha sekirite, ari ukumuha ubwirinzi, ari kugira ngo akiri kubaho neza ndetse abeho no mu mutekano, kuko babonaga yuko nibamusiga ubita Fabiola atazahita amwica, kandi babonaga yuko nibaramuka bamusize mu Rwanda Fabiola nta bintu by'imikino, kandi Fabiola azabasha kuba yakwivugana umwana wa isimbi, kandi murabizi ukuntu anga Mama Cyusa akunda umwuzukuru. Ese noneho bizagenda bite? Simba azabasha kuba yagaruka? Ese Cyusa wazabasha kuba yabona isimbi? Ko turi kubona ko angaha ibintu bitoroshye, ko turi kubona ko angaha ibintu byamaje kuba byafata indi ntera. Mwamaje no kubona ko anga ubita Anita nawe atoreye, twamaje no kubona ko anga ubita Anita nawe ari gukubitwa bikomeye, ndetse Anita angaha ibintu byabaye ibindi ndetse Rugemwe akomeje kugenda abwira Anita ati ndaza kuba nakwica nutabasha kuba wakwemera kubana n'uyu n'umuhungu ngo ni Are. Ese noneho bizagenda biko twamaje kubona ko ahanga ubita Anita yari haze, ko twamaje kubona ko ahanga ubita Anita yavuze ati uko byagenda kose icyaba cyose mwanyica, uko ibyo mwakora byose n'ubundi ntago nzigera nkunda Are, ino mbobo yo ku muhanda sinzigera nyikunda, icyo mwakora cyose mushake muzanyice, mushake muzantwike, ntago nzigera nkunda Are. Ese noneho bizagera bite? Ko twamaje no kubona ko ahanga Are nawe byamubaje, ndetse Are byamuteye umujinya mwinshi, ndetse akagira n'uburakari bukomeye cyane, ku buryo yese afata umwanzuro mubi cyane, yese afata umwanzuro ngo kuba yajya gushaka ahantu Emile ari kugira ngo abashe kuba
yamwica ubundi azabane na Anita. Gusa turabizi neza yuko nubwo Are yakwica Emile n'ubundi ntago Anita yakwigira akunda Are. Ese none bizagenda bite none Anita nga ari bwaze kuba yakora iki Anita ari bwaze kuba yahitamo nde ko turi kubona kwa ngaha kwa Nyirantambara ahantu ari ature. Gusa navuga ko nubwo ari hara kwa Nyirantambara ari gukubitwa ibintu bimeze nabi, navuga ko mu minsi mike none ibintu bigiye kuba byamera neza kandi ibintu none bigiye kuba byasobanuka. Babwira ati indangancuruje ngimwe abanye kuri mikoro Nyitatic Blaze kandi ndabakunda cyane bahoza ku mutima. Ciao ciao, mwibuke gukora subscribe kugira ngo ibintu byose kuba byarushaho kugenda neza.